mu bwenge bwacu, ntiwakwirwa mu bwenge bwacu, ntiwakwirwa mu mitima yacu. Tukuvugaho gato, ngwino duhishurire akandi karenza ko twari twaramenye. Ngwino sukomeza ibyo twamenye, wongere ubigire bigari mu mitima yacu, kugira ngo ubuzima dusigaje nk'uko bahoze baririmba tubereho kukuramya, tubereho kuguhimbaza iminsi yacu yose. Wigarurire icyubahiro cyose, ijuru ridukingukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Mwiriwe neza, muraho neza, ni amahoro. Mwakoze kwitanga uyu mugoroba mukagaruka mu nzu y'Imana. Ndashimira abashumba, Bishop Imana ibahe umugisha, Pastor Muhirwa Imana ibahe umugisha. Murakoze gukorera Imana kandi murakoze kumpa amahirwe yo gukorera Imana. Haleluya. Kitabuze muri iki gihugu n'abavuga butumwa baruzuye pe. Rero nago umuntu yabimenyera cyangwa ngo bifate aho ntacyo bivuze. Imana ibahe umugisha. Nanjye rero mbikora mbikunze, mbikora mbinezerewe. Haleluya. Namaze imyaka myinshi nanga kwitwa umushumba, mbihungira kure, numva ntaba pasiteri, numva iyi mirimo ntayibamo. Ariko uyu munsi ngira ngo ugiye no kuyinkuramo banze ntambara ya rota. Mbikora mbikunze, mbinezerewe. Mwami Imana yangiriye neza. Haleluya. Yangiriye neza, amakumuvuga. Uzi kuvuga umuntu utazahinduka, umuntu utazahemuka, umuntu utazagukoza isoni, umuntu utazagera ngo abivemo, biraryoshye. Kandi ibyo kumuvuga ntibishirayo. Haleluya. Tuzarinda tumusanga tutarabimenya byose, tutaranabimarayo. Rero nukuri yangiriye neza. Yangiriye neza pe. Numushima ku bwawe uzajya uvuga uti ndagushima no kubw'uriya mugore wamugiriye neza. Haleluya. Umukura inyamirambo umuha agakiza. Haleluya. Ni wamuha agakiza gusa, umuha n'umurimo mwiza wo kuvuga ubwizerwe bwawe. Imana ni nziza. Haleluya. Imana ni nziza pe. Ndakwifuriza kuyihishurirwa kurushaho nkuko nanjye mziyifuriza. Reka dukomeze rero mu magambo y'Imana. Twatangiye kuwa kabiri kubw'ubuntu bw'Imana, Imana ikabidutije ubuzima, tukaba twongeye kugaruka. Haleluya. Sinavuga byose ngo tubashe gusubiramo byose, ariko ikiri ku mutima wanjye nuko kuramya Imana no guhimbaza, murabiza kenshi imvugo za Kinyarwanda turabivanga, ariko n'ubuzima bushyira Imana hejuru. Turabizi neza twese ko atari ukuririmba nubwo ari byiza, atari uko expressing uko twe expressinga n'amagambo yacu n'injyana zacu n'imibiri yacu, ni kimwe muri byo, ariko n'ubuzima bushyira Imana hejuru, n'ubuzima buhora bwitoza kubwira Imana ngo ntaba ari nge Mana, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. N'ubuzima buhora bwemera gupfa, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Hanyuma ibyo byatwuzura bikatubyarira indirimbo, bikatubyarira kwiha umwanya nk'uko twayihaye, bikatubyarira kwifuza kuyimenya birushaho, ariko tuba mu ijambo ry'Imana, bikatubyarira umwanya wo kwihererana nayo dusenga, tumubwira ngo turifuza kukumenya kurutaho, turifuza kuzurwa n'ibyawe. Uko guhishurirwa kose tugenda tuyimenya kuzana impinduka zitandukanye mu buzima bwacu. Twavuzeho gatoya ku nzitizi zo kuramya cyangwa se zo guhimbaza. Inzitizi twabonye ya mbere, nkuko tubizi ko Imana yicara mu mashimwe y'ubwoko bwayo, igituma Imana umuntu atumva yicaye muri we, cya mbere cyitwa icyaha. Icyaha kiragatsindwa n'Uwiteka, icyaha kigira ingaruka nyinshi, kandi icyaha kigutandukanya n'Imana. Atari uko Imana yagiye kure, ahubwo umutima wawe ukumva uri kure, ukumva ubusabane bwapfuye, ukumva umeze nk'urimo kuyihisha. Twaribwiye rero nshuti z'Imana ngo nta mpamvu yo kuguma aho ngaho, kandi Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Yicaye ku ntebe y'imbabazi, nta muntu uravuga imbabazi z'Imana nk'uko zingana. Nitugera no mu ijuru tuzatangara. Imbabazi z'Imana zirenze uko twazivuga. Nta mpamvu rero waguma kure y'Imana no kubihirwa n'urugendo, kandi imbabazi z'Imana zihari. Umuti w'icyo kintu ni ukwihana n'umutima w'ukuri. Haleluya. N'umutima w'ukuri. Inzitizi ya kabiri, kwari ukunanirwa kwakira imbabazi. Umutima uhora wiciraho urubanza. Umwanzi n'umuriganya akwereka ko utigeze ubabarirwa, kubwo kutamenya Imana neza ngo umenye imbabazi zayo ko zitangaje, ngo umenye yuko iyi kubabarira ibirimo gukiranuka, none ukajya ugira ngo koko ntiyakubabariye, kuko ukibyibuka mu mutwe n'abantu bakibyibuka, ukajya ugira ngo Imana ntiyakubabariye. Ariko ni icyago kibi
kuba warasabye Imana imbabazi ariko ukananirwa kurambura amaboko yo kwizera ngo wakire imbabazi. Imbabazi rimwe ibihande bibi, hari kuzisaba hari no kuzakira. Abantu rero bagendana urubanza mu mutima ntibishoboka ko batunga uwo mutima uhimbaza Imana, uramya Imana, ubuzima bwabo babubishye. Ikibikiza rero si ikindi ni ukumenya Imana y'imbabazi. Yesu ashimwe cyane. Uko uyimenya ugenda umenya imbabazi zayo nyinshi, ugahita umenya neza ko idashobora kwanga kukubabarira. Yesu ashimwe. Haleluya. Ikindi ni ugukura umutima kuri twebwe tukayerekeza ku Mana. Dusanga abantu benshi bagendana urubanza mu mitima yabo nuko amaso yabo aturunye kuri bo, wuzuyemwo amafuti singututse kuko nanjye anyuzuyemo, twuzuyemo intege. Umuntu agizwe n'intege nke no kwibeshya n'amakosa ku buryo amaso yawe nahora kuri wowe uzahora wibonamo ibintu bidakwiriye, ariko amaso yawe niyakura kuri wowe ukayahanga Yesu, azaguha gusa nawe. Haleluya. Azaguha gusa nawe, uzamenya ko ibyo ufite byose ni kubera we, agakiza ni ukubera we, aho ugana mu ijuru ibyo ubikiwe byose ni ukubera we. Rero wikuraho amaso ukayahanga Yesu. Haleluya. Uko tumuhanga amaso tugenda turushaho gusana kandi turanyurwa, urugendo rukaryoha. Bidufasha kandi kudacira natwe abantu urubanza. Buri gituma umuntu acira umuntu urubanza nuko aba yibwira ko ibyo yashoboye ari we wabyishoboje, ariko igihe cyose uzi ko atari we wabyishoboje ugira imbaraga zibabarira abantu. Haleluya. Imana itugirire neza. Inzitizi ya gatatu yari icyo mu Gifaransa bita mondanite cyangwa kano kongereza kanze kujyamo worldliness. Kugira attachment ikomeye ku by'isi. Ubu n'uburiganya bukomeye umwanzi arimo akoresha ku bantu b'Imana. Benshi abana b'Imana barakizwa bagakorera Imana, ariko attachment ku by'isi ikaba nini. None byakubitana n'inyigisho z'ubuyobe zuzuye zidukundisha iby'isi, tukajya tugira ngo niko kuri. Nagira ngo ngubwire ko igihe Yesu yaje mu buzima bwawe ikintu yaraje kwica, no kwica wowe, kwica isi muri wowe. Mbese yarazanywe no kukumaraho. Haleluya. Yarazanye kukumaraho hagasigara we. Ibyo atumaramo rero biba ari attachment ku by'isi. Urukundo rw'iby'isi ruba rutwuzuye. Ubundi nibyo tuba dukorera, nibyo tuba duharanira, nibyo tuba dushaka igihe cyose Yesu ataraza mu buzima bwacu. Haba inyigisho rero zitarizo zidukundisha ibyo Yesu yaje kutuvanamo, ziba atari byo. Yesu arabiduha, azanatugirira neza, n'ubu arayitugirira, ariko ntago yifuza ko ukomeza kuzirikanwa nabyo, kuko nuzirikanwa nabyo umwanzi azakubasha, kandi ntushobora kuzaba umuntu uramya Imana byuzuye. Kuko kuramya Imana byuzuye ni ukwemera gupfa, ukarekura buri kintu cyose kugira ngo Imana niyemera ko kivaho utazatembanwa nacyo. Numvise umuntu avuga ikimeze nka definition yo, murabizi Yesu yaravuze ngo umuntu utabasha kwiyanga ngo yikore umusaraba nkurikira nta kwiriye kuma bigishwa banje. Uwo muntu yavugaga kwiyanga ko ari gupfa ku byiza no gupfa ku bibi. Murabizi akenshi gupfa ku bibi ubwo harimo ibyaha, gukora nabi n'ibiki, ariko no gupfa ku byiza. Gupfa ku byiza no kuvuga ngo ni ibyiza Imana impa sinzirikanwe nabyo, ntibingice, ntibintwara umutima. Kwiyanga ni gupfa ku byiza no gupfa ku bibi. Ubu hari abantu ibibi bitagize icyo bitwara kuko bahoraga basaba Imana kwihangana, barabibasha, baratambuka, ariko ibyiza byarababashije. Amafaranga aje arababasha, icyubahiro kije kirababasha, pozisiyo zikomeye z'imyanya y'isi zije zirababasha, barazima pe. Igicaniro cy'amasengesho umutima kirazima, igicaniro cyo gusabana n'Imana kirazima, bahinduka abantu bumagaye, kandi amaganya y'isi ntiyari yarababashije. Rero ni umutego ukomeye umwanzi atugwishamo. Niyo mpamvu iyi worldliness cyangwa iyi mondanite, iyi attachment ku by'isi, kuzirikanwa n'iby'isi, ari umutego ukomeye ku mutima uhimbaza Imana. Imana itugirire neza. Ikindi jambo ry'Imana yatubwira muri Yohana wa mbere 15 ngo ntitugakunde iby'isi, ntitugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi, kuko umuntu nakunda iby'isi urukundo rwa Data ruzaba rutari muri we. Muri make kimwe gisunika ikindi, ntibijya biturira mu icyarimwe. Muranyumva nshuti z'Imana? Iyo urukundo rw'Imana rugwirira mu mutima wanjye, attachment ku by'isi, kuzirikanwa nabyo bigenda bigabanuka. Uko urukundo rw'iby'isi rwuzura, urukundo rwa Data rugenda rumpunga, ntibiturana. Kimwe gifite imbaraga zo gusunika ikindi. Imana itugirire neza. Haleluya. Haleluya. Twavuze rero ko kimwe mu bimenyetso bigaragaza iyi mbondanite cyangwa ukuzirikanwa n'iby'isi ari uyu mutego ukomeye abantu benshi bagwamo, wo kudatinda kukwibaza icyo Imana ikuvugaho, aho ugatinda kukwibaza ku cyo abantu bakuvugaho. Barabibona bati? Mbese people's opinion ikaba ikintu gitegetse ubuzima bwawe. Twese tugomba kwibaza ku cyo abantu batubazaho, ni ibisanzwe, ariko hari igihe bimera nk'indwara, bikaba obsession,
bikaba ikintu kikubase ku buryo usanga utabaho ubuzima bwawe ahubwo ubaho ubuzima bw'abandi. Icyo kintu rero ntago gitinya. Iyo ndwara ntitinya umuntu ngo nuko ahagaze ku gatuti, ntitinya umuntu ngo nuko ari pasiteri, nta muntu itinya. Ahantu hose irahakomanga. Umuntu ashobora kuba ageze mu nzego zikomeye zo gukora ibintu y'Imana ihambaye, ariko wajya kubona ukabona aragengwa rwose n'icyo abantu bazavuga. Rero ni umutego ukomeye. Imana itugire neza. Haleluya. Kubera icyo ari umutego kandi ukomeye, ubu turakomeje iby'uyu munsi. Kubera icyo ari umutego ukomeye, nuko mu busanzwe imirimo twebwe twahawe gukora ni imirimo igaragara. Simvuga abahagarara imbere gusa, abakristo twese twahamagariwe gukora imirimo igaragara, kuko ijambo ry'Imana riratubwira muri Matayo 5:16 ngo abe ariko umucyo wacu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza. Mwumvise ko idahishwa? Babone imirimo yacu myiza, bahere ko bahimbaze Data wo mu ijuru. Haleluya. Twahamagariwe kumurika, twahamagariwe gukora ibikorwa byiza. Ntuzagaburira umuntu ngo ayoberwe ko wamugaburiye, ntuzamusura yarwaye ngo abiyoberwe. Muri make twahamagariwe imirimo myiza kandi igaragara. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Tunayikore, ikore igwire, ngo icyubahiro Data nuko ugenda ukera imbuto kandi nyinshi. Nuko uba umuntu w'umumaro, ukaba umuntu w'umumaro rwose, abantu bashaka bakanakwirahira, bashaka bakaguha n'inka. Ugahinduka umuntu w'umumaro, nibyo Data ashaka. Kuko umumaro wawe umara ubukene bw'abera, umumaro wawe uhumuriza benshi, umumaro wawe abantu bawuruhukiramo. Ibyo nibyo twahamagariwe. Umutego rero ukaza gute? Ni gute umuntu akora ibintu bigaragara bigomba gushimwa n'abantu benshi, ariko umutima we ugakomeza uharanira kunezeza Imana. Aho niho bibera akantu k'akabazo. Ariko Imana ntigeze duhamagarira ibintu bidashoboka. Imana ishimwe cyane. Imana ishaka ko tubikora bikagaragara, ariko mu mutima wacu hagakorera abagaragara, ariko kandi haharanira kunezeza utagaragara. Haleluya. Ibyo bintu birashoboka. Imana ntiyadusaba ibintu bidashoboka, kugira ngo umutima wawe utazagwa mu mutego wo kunezeza abantu gusa, ahubwo umutima wawe unezeza abantu, ariko source cyangwa isoko ikomoka mu kuko washatse kunezeza Papa. Haleluya. Washatse kunezeza Imana, abantu bagira gute? Babyungukiramo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kuko ishatse kunezeza abantu, hanyuma utahire ibihembo byabo n'amashyi yabo, iteka uzababaza Imana. Muri Yohani 5:44 muri Bibiliya yera haravuze ngo mbese mwabasha mute kwizera kandi mumaranira gushimwa n'abantu mu cyimbo cyo gushaka ishimwe riva ku Mana ubwayo. Mbese mwabasha mute kwizera kandi mumaranira gushimwa n'abantu mu cyimbo cyo gushaka ishimwe riva ku Mana ubwayo. Muri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana, hano haravuga kuri umurongo wa 44 ngo mbese mwashobora mute kunyemera, ubwo ni Yesu uvuga, mbese mwashobora mute kunyemera ko buri wese anyurwa no gushimwa na mugenzi we, ntimuharanire gushimwa n'Imana yonyine. Murumva ukuntu bigoye? Mbese mwashobora mute kunyemera ko buri wese anyurwa no gushimwa na mugenzi we, ntimuharanire gushimwa n'Imana yonyine. Yesu mwiza. Haleluya. Imana itugirire ubuntu. Ngo umuntu ngo wese ngo arimo aranyurwa nuko mugenzi we yamushimye. Muri make twatwawe dutwarwa n'amashimwe y'abantu, tutitaye kwibaza ngo ese Imana yirimo irabivugaho iki. Ibi bintu biroroshye ko bizagusha umuntu mu mutego, ariko biroroshye ko yanabisimbuka kubw'imbabazi z'Imana. Haleluya. Haleluya. Kucya bisimbuka nuko ashyira umutima we ku Mana, akavuga ati kinezeza Data nzakibamo. Haleluya. Nzaharanira kunezeza umutima we. Abantu nibabishima, Imana nishimwe. Nibatabishima, nta kibazo, nzaba nejeje, nkwiriye kugira gute? Kunezeza. Amen. Haleluya. Iyo dukoreye amashimwe y'abantu, ibihembo byacu birangirira hano. Aha. None muri iki gihe turimo cya media n'amafoto, Mana yanjye, na kamera no kwifotoza, yewe hazasimbuka wagezweho n'ubuntu bw'Imana. Biroroshye gukorera ikintu kamera, biroroshye kugwa muri uwo mutego, kandi ibyo ukora bisa neza nk'ibyo abakorera Imana barimo bakora. Iyo utarinze umutima wawe ngo werekeze ku Mana, biroroshye.
Imana ishimwe. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana aha naho tujya tuharenga. Haleluya. Mutima wawe werekeze kuri Yesu. Iteka bana b'Imana tujye ducunguza, ducekinga icyo twita motive behind. Ni iyihe mpamvu intera gukora icyo nkora? Ni iyihe mpamvu intera kujya aho nagiye? Ni iyihe mpamvu intera kwemera invitation ya Healing Center nkanga invitation y'abaturanyi banjye b'Ikarongi? Ni iyihe mpamvu intera gukora icyo nkora? Ni iyihe mpamvu? Ni iyihe mpamvu itabonwa n'abantu, izwi n'Imana yonyine? Haleluya. Iyo umuntu yitoje kubicekinga, kubirebaho, azabana n'Imana neza, ntazagwa mu mutego w'isi. Imana ishimwe. Reka tuve kuri ako mpamvu ngatindaho nuko karatumaze ko kanyagwa, ariko kubw'ubuntu bw'Imana tuzagacika. Haleluya, haleluya. Uzaharanire kwibaza ngo Imana iravuga iki. Umutego wa kane, ndavuga wa kane n'uwa gatanu hari n'uwa gatandatu. Mbone kujya ahandi nifuza kujya. Imana itugirire neza. Inzitizi ya kane ituma umuntu atagira buriya buzima buhimbaza Imana, buramya Imana, mu Cyongereza twavuga ngo ni wrong conception y'Imana. Ni ukugira ishusho y'Imana itariyo. Kugira ishusho y'Imana itariyo. Hari abantu bazi ko Imana ari umugabo uri complicated, kumunezeza bigoye, ahora dutega imitego, ameze nk'umuntu witeguye kugusimbukira n'ubyicaho gatoya, araho arimo arakureba, aravuga ati arasenga se, yiyirije se. Yewe mbega Imana. Iyo Mana rero iyo imeze ityo mu mutwe wawe, ntago wagira ubuzima wiramya, ntago wagira ubuzima buryohewe no kuyikorera. Ubu hari abantu bakorera Imana ariko barushye, kuko Imana yabo ari uko imeze mu mitwe yabo. Kuramya by'ukuri biza mu mutima ugenda uhishurirwa Imana nk'uko twabivuze. Niyo mpamvu dukwiriye kwiga ijambo ry'Imana kenshi no kwigira ku barivuga bari imbere yacu baturusheho intambwe runaka, kugira ngo dutunge ishusho y'ukuri y'Imana, Imana y'urukundo n'imbabazi. Haleluya. Imana yuzuye kugira neza. Imwe mu ishusho yoroheje cyane, kuko bayivuze ku muntu, ni wa mubyeyi w'ababana umwe yabaye ikiraro undi agasigara mu rugo. Muribuka umwana w'ikiraro ngo amaze kwisubiramo agarutse ngo ise aramubona. Haleluya. Ise yaramubonye umwana akiri kure atarasaba imbabazi. Murabizi umwana yaratondetse uko azabimubwira, uko ari bumubwira imbabazi, ngo ariko ise akimubona ariruka aramuhobera, ntiyamubaza contrand uko yagenje amafaranga, ntiyamubaza uburara bwose yagiyemo, ntiyamubwira ati n'umunani wanjye wapfushije ubusa. Iriya ni ishusho yoroheje y'Imana, kuko biriya n'umuntu usanzwe yabikora, ariko Imana yacu yuzuye imbabazi no kugira neza. Haleluya. Aramuhobera ngo aramubabarira. Uzwe mubabarira ataravuga, atarasaba n'imbabazi. Aramuhobera, aramubabarira. Aravuga ati bamukuremo ikanzu yambaye, bamwambika ibyiza. Haleluya. Bakora ibirori. Ni gute umwana wapfushije ubusa umunani wawe wamukorera ibirori? Imana yuzuye urukundo n'imbabazi. Iyo utarimo kwiga ijambo ry'Imana uba urimo guhomba. Mu ijambo ry'Imana niho tumenyera Imana. Hanze hari za ideoloji n'amayide n'ibitekerezo avuga Imana ukwiri bitari byo. Ahantu honyine havuga Imana ukuri ni mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Iyi Mana ntiyatwihishe, yaratwibwiye. Yaratwibwiye mu ijambo ryayo, ariko abantu barayibeshyera, bayivuga ibintu bipfuye bitari byo. Ahantu yishura honyine ni mu ijambo ry'Imana. Iyo utarimo kuryiga rero uba urimo kunyagwa, kuko kuryoherwa n'urugendo kose n'amahoro n'imbaraga uzagira bizangana n'ikigero wamuhishuriwemo. Haleluya. Kunesha kose bizangana n'urugero wamuhishuriwemo. Muribuka wa mugabo bahaye itaranto inkeya kurusha iz'abandi, ariko reka bamuhe na nkeya. Tekereza iyo bamuha nyinshi akazihombya. Imana yagiye itanga ikurikije ubushobozi bari bafite. Ariko na nkeya yahawe ntiyayikoresheje bitewe n'uburyo yarazimo Imana. Reka nsome uriya murongo, ni Matayo 25:24. Reka mbasomere muri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana, mwumva ukuntu havuga. Matayo 25:24, some na 25. Ngo hanyuma haza uwahawe ibiro 30, abwira shebuja ati nari nzi ko uri umuntu utoroshye, usarura aho utabibye, ukanura ibyo utanitse. Ubwo iyo Mana wayikorera? Ntabwo wayikorera. Ngo nuko ngira ubwoba, bitewe n'ishusho y'Imana afite bimuteye n'ubwoba. Nuko ngira ubwoba, maze imari yawe nyicukurira umwobo ndayihisha, none dore ibyawe.
muzi ko abantu banga gukorera Imana ngo none se nazabikora nabi, nyine ngo bikore nabi hanyuma bigenda bikosoreka, siko bimeze. Ngo ubuse ngo nibikora nabi ngo nimbyica, nyine abakora ni nabo babyica bakabona naho badukosorera. Imana si ingome ngo nibyica ngo izabihagaze gutyo ngo wenda kugufata ku gakano. Come on. Imana na papa we yari umungeso nziza ntamera atyo, ntaswe Imana. Umva uyu mugabo rero ibyago yagize no kutamenye Imana yamutumye. Ngo hanyuma haza uwahawe ibiro 30, abwira shebuja ati nari nzi ko, murumva ko byatewe nuko abizi, nari nzi ko uri umuntu utoroshye, usarura aho utabibye, ukanura ibyo utanitse, nuko ngira ubwoba maze imari yawe nyicukurira umwobo tazambaza, ndayihisha none dore ibyawe. Kandi mu bupfapfa bwacu cyangwa mu bunebwe bwacu tujya twibwira ko tuzi Imana. Iyo umuntu ubundi yamenye Imana, ikikubwira ko umuntu yayimenye ni inyota yo kurushaho gushaka kuyimenya. Haleluya. Ikikubwira ko umuntu yatangiye kumenya Imana ni inyota nyinshi yagize yo gushaka kuyimenya. Haleluya. Utayizi ajya yibwira ko ayizi. Bashobora kuvuga atari kuguma muterana buri migoroba, ariko nibiki muvuga bitarangira. Hano muri healing center nibiki muvuga buri wa kabiri na buri wa kane bitarangira. Umuntu ashobora kuba asigara mu rugo atajya aterana ngo atari ko nibiki muba muvuga buri munsi. Ubwo we ngo arayizi ntakeneye kuyimenya Imana. Oh haleluya. Ishimwe ko itatwihishe kandi ko yifuza ko tuyimenya byuzuye. Rero kutayimenya, kugira ishusho itariyo, bitwambura umutima uramya uhimbaza, kuko tuba dufite ishusho itariyo. Ishusho itariyo. Hari igihe umuntu avuga ishusho itariyo y'Imana arimo yigisha cyangwa abwiriza ukumva ugize nk'agahinda. Mujya mwumva abantu bavuga ngo Imana yari inyishe. Imana yica. Ngo Imana yari imwishe, ngo ubu mbese ngo ari mu murimo w'Imana kuko Imana yari imwishe. Mu bintu Imana yahaye abantu ni amahitamo. Icyo kuri Imana iragutereta. Abihamagara baza mu murimo, bavuye mu bucuruzi, bavuye mu bindi, tukaza iragutereta buke buke, ikagenda ibigukundisha. Sinababwiye ko uyu munsi ntabivamo, kandi siko byahoze. Numvaga umurimo wanjye ari gukorera amafaranga, ngacuruza nkabona menshi, noneho ngashyigikira abapasiteri kuko nabonaga barushye nkabona batagira n'amafaranga. Ariko ntiyabinzanyemo ku ngufu, iragutereta, igenda ikwereka umumaro wabyo. None mukagenda mukundana, ukavuga utari kwiyankunze bikabije, kambabarira byinshi, nayimiki. None ukajya kuyikorera ushaka, umeze nk'uyishyura urukundo yagukunze, umeze nk'uyifitiye umwenda. Birabyaye ari inyishe, ntabwo ari byo. Icyakora nyine tuyishurirwa ku rugero twayimenyeho nyine nuko nta kundi. Haleluya. Icya gatanu ni imihango y'idini itubuza guhimbaza Imana no kuramya Imana. Religious traditions. Ubu turi abantu badakunda impinduka. Abantu badakunda impinduka. None iyo uyobora abantu benshi kubazanamo impinduka biba ari igitangaza. Ubashumba banyu bashobora guhishurirwa bakabona ikindi kintu gishyashya kugira ngo muzabyemere. None tuvuga urugero nk'abakristo batangiranye na healing center. Bakwicara bakajya kugira ati pastor niko byahoze. Batise ko ariko byahoze bikaba bitagifite umusaruro, bikaba bitakijyanye n'icyerekezo Imana iduha. Turagumana niko byahoze n'igihe ntacyo bikimaze. Turi abantu bakunda ibintu tukabimenyera n'utunyeganyeze n'utuzana ibintu bishyashya. None bigatuma bitwambura umutima uhimbaza Imana, umutima uramya Imana, kuko umutima ukomeza kuramya Imana no guhimbaza Imana iyo ukomeza kugendera kuri move y'Imana. Aho Imana yerekeye niho haryoshye, niho hari amaronko yayo, niho hari provision yayo, niho hari umuyaga wayo. Haleluya. Imana ibifite ibintu irimo mu gihe runaka. Ni nkuko wakwiha koga urimo unyuranya n'aho amazi agana uzavunika, ariko iyo woga ugana aho amazi agana uraryoherwa. Dukwiriye kuba abantu boroheye impinduka, batinyuka impinduka. Imana yavuga ngo ibi birarangiye, ukavuga uti ubu nyine birarangiye, tugiye mu bindi. Bimwe mu bituma dukunda ibyo twamenyereye ni ukunanirwa kwizera Imana. Ariko iyo wizeye Imana wemera impinduka mukagenda. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Igihe kimwe Yesu yabwiye aba bagabo bajyaga bamupinga muri Matayo 15:6 ngo nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu. Muri make Masiya yaraje bananirwa kumwemera. Ikindi gihe bavuga ati musacinga ibyanditswe ntimumbona, kandi ibyanditswe byose ibya Mose n'ubuhanuzi na Zaburi byose bivuga nge. Ariko kuko mwamenyereye imihango yanyu ntimwemera kwakira igishyashya.
ngo ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu. Reka nkubwire inshuti y'Imana, nanjye nibwira, fata akanya ko kugenzura ibyo ukora, ibyo ubamo byose. Haleluya. Uwemere kubigenzuza ijambo ry'Imana, ushira amanga, uvuga uti ibi bintu nubwo tumaze imyaka tubikora, nubwo ngewe maze imyaka mbikora, nta mumaro wabyo ndimo kubona, sinkibona umusaruro wabyo. Nkeneye kubaza data, ese mbikomeze cyangwa mbireke? Muranyumva nshuti z'Imana? Shira amanga, wisuzume, urebe ibintu ubamo uko ubikora, uburyo bigenda, uvuga uti se ibi bintu biracyarimo muvi y'Imana? Ese nuko Imana ibishaka? Ese ni ngombwa ngo tubigumane cyangwa tubireke? Ese kubigira ari byinshi nicyo kigira umusaruro? N'ibindi nk'ibyo ngibyo, bitewe n'ubuzima bwa buri muntu nuko abana n'Imana ye. Haleluya, haleluya. Iyi mihango rero y'idini nanone dushobora kuyigundira kubera cya kibazo cyo hejuru, kubera gutinya icyo abantu bazavuga. Ese nitubirekura turabakizwa n'iki? Ese nitubireka biragenda bite? None ukagumana ibintu mu by'ukuri Imana itarimwo itemberamo. Ibi bintu ni twebwe twitwa amatorero y'inzaduka cyangwa amashyashya. Hari igihe twigira ngo iyi mihango y'idini iba mu madini ya kera gusa yanga yamaze imyaka 100 naki. Oya, natwe bitubamo, natwe byadukomangira. Iyo turangaye biradukomangira, ukagumana ikintu kidafite umusaruro. Imana itugirira ubuntu. Akenshi ako kantu kakoba kabo tugendana, kabo tubana, icyo bazavuga. Uzi ko ushobora no kwicara mu itorero uzi neza ko si hano mwizera ibyo nizera. Haleluya. Ariko umuntu ashobora kwicara mu itorero ririmo imyizerere itariyo, akajya byumva neza ko iyo myizerere atariyo, ariko akabura imbaraga zihasoboka kubera gutinya icyo abantu bazavuga. Ibi bintu birakomeye. Hariya uriya mugabo Yesu yakije muri Yohana igice cya 9 ku murongo wa 22 babajije ababyeyi be, barabaza si uyu mwana ko ari umwana wanyu, yavutse abona, yavutse ari impumyi? Baravuga ati baraduciye rero mu isinagogi. Baravuga ati ntago tubizi. Murumva ubwoba? Basubiza bakuru b'isinagogi, umwana n'umugabo mukuru yavutse ari impumyi, Yesu yamukijije. Barabizi ko ari Yesu wamukijije, bamubonye, bagaprofise guhamya ko ari Yesu. Ariko baravuga ati baratwirukanye mu rusengero katubayeho, baradutenze. Baravuga ngo kubwo gutinya ko babirukana mu isinagogi, baravuga ngo ntitubizi, ntituzi wamukijije, nimumwibariza nawe n'umugabo mukuru. Ibyo urimo biri mu buzima bw'Imana, ibyo ubamo biri mu buzima bw'Imana, amagurupe usengana nayo, abantu mugendanye urugendo, ibyo ukora biri mu buzima bw'Imana. Imana ishimwe. Aka gatandatu ndagiza kino gice gakomeye kuruta ibindi, ni ugutsikamirwa na Satani. Iyo ufite ubuzima buramya Imana, buhimbaza Imana, bikoroheye, ujya ugira ngo wenda niko abantu benshi bameze. Ariko turareba iminsi tumaze mu gakiza, hari abantu batashobora kugira ubuzima buhimbaza Imana, ntibabasha kunezererwa umwami. Simvuga ibi byo gutakaza umunezero igihe runaka, twese duca mu bihe bikomeye by'ubuzima. Umuntu ashobora guca mu gihe gikomeye, ubuzima bukamubihiraho gatoya, ariko akazongera akavayo. Hari abandi barakijijwe, bamaze imyaka bakijijwe, ariko ntibabasha kugira ubuzima buramya buhimbaza Imana, nta shimwe rituye mu mitima yabo. Ni ukuvuga ngo mu mirimo sekibakora Satani habaho gutsikamira ubuzima bw'umuntu. Ubwabi bw'umwijima burakora, umuntu akabaho atagira na rimwe agira uburyohe bw'agakiza, umunezero w'agakiza. Ubuzima buhimbaza Imana, buramya Imana, iteka buvanze na thanksgiving, iteka buvanze no gushima Imana. Ibyo ntago abizi, kandi biba bigaragara n'inyuma. Uramubona ukabona ni umuntu wahonze. Guhonga sinzi bari mu byumva, arahonze, niyaje mu nzu y'Imana agenda buke buke, ibintu byose, ubuzima ntiburyoshye. Kandi ntabwo ari periode runaka ngo tuvuge ngo wenda yatakaje akazi, arwaje umwana se, yapfushije se, ni ikintu cyamubaye, ahubwo kuva yakizwa nuko ameze. Sinzi niba muzi mwe nabo bantu. Niyo ugiye kumuhobera, umuhobera wigengesereye, kuko ibintu byanyu byo gushyuhashyuha ntabwo aba birimo, ababona mushyanuka. Marezo hari igihe abantu byitiranya ko ariko kuba mu mwuka. Oya, kwicarana nawe bitera ubwoba, kuko ujya gukubita igitwenyo ukigwa ko hari ugahita ufunga feri. Turabiseka kandi koko twabiseka, ariko umwanzi ni umugome. Iyi niyo nzitizi ikomeye kuruta ibindi twavuze hejuru.
Satani agirira ishyari Imana, ni nacyo cyamuvanye mu ijuru, ku buryo atifuza imitima iramya Imana, ntifuza imitima ihimbaza Imana. Akora uko ashoboye rero ngo amare ishimwe, amare guhimbaza mu mitima y'abera. Bamwe rero yabatsikamiye muri ubwo buryo. Reka nkubwire inshuti y'Imana, haleluya, niba ufite ubuzima butaryoshye kandi warakijijwe, ubuzima bwanze kuryoha, simvuga iby'inyuma ni byiza biraturyohera, ariko ndavuga umunezero w'agakiza wanze kuza mu mutima wawe, kandi uri umwana mwiza warakijijwe. Ndagira ngo nkubwire ko habaho umwuka wo kuremererwa, esprit ya lourdeur, spirit ya heaviness. Ni ukuvuga ngo umwanzi mu byo akora habaho kuremerera ubuzima bw'umuntu. Ushobora no kumureba ugasanga mu bifatika nta kibazo kinini afite, wenda n'umukobwa afite akazi, afite umuryango, cyangwa n'umuhungu, wareba ubuzima bw'ifatika ugasanga biraho, afite ubuzima buri normal nkatwe twese. Ariko ikintu cy'uburemere kituruka ku mwanzi kikamubaho kugira ngo umutima utaramye Imana, uwo muntu gukorana nawe umurimo w'Imana biravuna. Ye baba, ntaryoherwa, ntiyishima, ntamenekera Imana, ntumenye icyo wakora, ariko byose bikomoka ku mwanzi. Niba habaho umwuka w'ibyishimo, umwanzi ashobora no gutera umwuka w'agahinda. Ariko reka nkubwire inshuti y'Imana, ibi bintu Yesu abikuraho. Haleluya. Niba utabasha gusetinga umutima wawe kukuramya Imana no guhimbaza Imana, menya ngo hari inzitizi runaka iri mu isi y'umwuka. Witange mu gusenga, witange mu kwiyiriza ubusa, ubwo buzima ubwange. Hari igihe ugira ngo ni nayo kamere yawe, ukajya ugira ngo njyewe ndi umuntu utanezererwa, ariko si umuntu utanezererwa ubundi abaho. Wenda ushobora kutanezezwa n'icyanejeje, ariko nawe wakagombye kugira ikindi kintu kikunezeza. Ibi bitandukanye no kubura umuntu utuje. Haba abantu batuje ariko babasha kunezerwa, uyu we nta munezero agira. Ndagusaba rero nshuti y'Imana ngo utagira ngo niko byaremwe, utagira ngo nikuremye nikumeze, kuko umuntu umeze gutyo ntashobora no kugira imbaraga zo gusavinga Imana. Dukorera Imana mu ishyaka ryinshi n'umuriro mwinshi no gutanguranwa kwinshi kandi turyohewe. Haleluya. Urabikoraho iki rero? Uritanga mu gusenga, uvuga ubu si bwo buzima, kuko mu byazanye Yesu harimo no kudukuraho uwo mwambaro w'ikiriyo akatwambika uw'ibirori n'umunezero. Haleluya. Yesu yabivuze atangira umurimo we, n'umuhanuzi Yesaya yabivuze 61:3 ngo yantumye no gushyiraho itegeko ab'Isiyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa. Amavuta yo kunezerwa amanuke ku buzima bwawe, ngo amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo. Uvuga ngo umwambaro w'ibyishimo baho, umwambaro bikaba bimeze nk'aho ubyinjiramo. Haleluya. Umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwa ibiti byo gukiranuka bizatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Iyo rero utuye muri ubwo buzima bwo guhora uremerewe, simvuga guca mu bihe bigoye, ibihe bigoye twese tubicamo, ariko iyo utuye muri ubu buzima bwo guhora uremerewe, reka nkubwire ko bikurwaho no gusenga no kwiyiriza ubusa. Yesu we yaraje kugira ngo bihabwe, ariko niba waramwakiriye ukaba utarabihabwa, menya ngo ufite igitutu cya Satani, kandi Satani ari stubborn cyane, ntabwo ajya apfa kurekura. Ni umunyakajagari cyangwa umunyakavuyo, simbi, akomeza umutwe. Voilà, ijambo Satani akomeza umutwe. Iyo utakira ibyo Yesu yagufatiye, itange mu gusenga no kwiyiriza, burya nawe watunga umunezero. Haleluya. Nawe ishimwe ry'Imana ryatura mu mutima wawe. Mwene iyo esprit yo kure, uwo mwuka w'igitutu uremereye umuntu ukurura uburwayi bwinshi, kandi urekura none bifaransa biraha, urekura onde negative. Ubwo ni ngwiki mu Cyongereza? Nta muntu wamfasha. Onde negative ni negative what? Okay, ni ibyo. Wave, hari umuntu wabivuze ikintu cyenda kumera nkacyo. Yego, yego. Iyo utuye munsi y'icyo kintu, muri wowe hasokamo ibintu biri negatifu, bitera ibyiza kuguhunga. Ibyo bintu ni ukuri. Ni ukuvuga ngo imitima yacu ivugana n'ibintu, ikanavugana n'abantu. Ubuzima bwacu bwamwe imbere burattractinga cyangwa bugatera kuduhunga. Ibyo bintu mu isi y'umwuka niko bibiri, niko bimeze. Rero ndakwinginze, niba utabasha gutunga uyu munezero w'agakiza, kandi aricyo Yesu yazanye, mu mutima wawe nta shimwe
wumva ubuzima bwawe butsikamiwe. Kandi Bibiliya yatubwiye akantu kataryoha ariko kukuri, iratubwira ngo ibibazo tugira, ibitugerageza ngo ni rusange mu bantu. Burya umubabaro wawe urasa n'uw'abandi. Ushobora kumbwira ati ngewe naragowe nararushye, burya hari n'abandi bagowe barushye ariko batemewe kuruha. Haleluya. Ntibemeye kuruha kandi bahuye n'ibyo wahuye nabyo. Iyambure icyo cyambaro cy'agahinda, kiva ku mubi ntikiva ku Mana, nta nubwo kiva ku bibazo wagize, kuko ibibazo wagize hari n'abandi babigize. Wenda sinagize nk'ibyawe, nyine nagize nanjye nk'ibyanjye nawe utagize. Haleluya. Itange, ndakwinginze, umwambaro wawe w'umunezero urareremba, ejo utazapfa utawambaye. Umwambaro wawe w'ibyishimo, amavuta yawe y'umunezero arareremba aragutegereje, kuko Yesu yarayagufatiye, ejo utazapfa utayambaye. Haleluya. Umuntu aritanga agavuga ati Imana ndashaka ibyo wamfatiye Yesu. Ukitanga mu gusenga. Impamvu ndimo kuvuga gusenga no kwiriza nuko umwanzi Satani azapfa kurekura, kuko iyo agutuje aho hantu abazi kutazaba uwo Imana yakugeneye kuba we. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Bikurwaho no gusenga no kwiriza. Amen. Soza kano gace, umwana w'Imana yagombye kwigenzura ngo arebe imigezi yo kuramya no guhimbaza kwiri mu mutima we. Imana ishimwe cyane. Yagombye kubitemba mu mutima we, ivamo urudaca, akareba izo nzitizi niba hari zihari, akitanga agasenga zikavaho. Reka mvuge kuri kino kintu. Imana ishimwe cyane. Ni ikindi kigero cyitwa igitambo cyo guhimbaza. Haleluya. A sacrifice of praise cyangwa un sacrifice de louange. Ni igitambo cyo guhimbaza. Biriya bintu twavugaga, umutima uhimbaza uramya Imana, ukomoka yego mu kumenya Imana, ugakomoka mu byiza Imana yadukoreye, imirimo y'Imana ikomeye twabonye yakozwe ku buzima bwacu. Ariko iki ngiki cyitwa igitambo cyo guhimbaza, igitambo cy'amashimwe, gitandukanyeho gatoya. Imana ifashe maze kukivuga mu kanya gatoya. Mu gitabo cyangwa mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 15. Abaheburayo 13 15 haravuga ngo nuko tujye dutambira Imana iteka igitambo cy'ishimwe, tubiheshejwe na Yesu, ari cyo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo. Haleluya. Igitambo cy'ishimwe cyangwa igitambo cyo guhimbaza mu Kinyarwanda ni bimwe, ariko ni sacrifice ya praise. Tujye dutambira Imana iteka igitambo cy'ishimwe. None tukibaza ngo iki gitambo cy'ishimwe kimeze gute? Iki ngiki bitandukanye no guhimbaza gusa, bitandukanye no guhimbaza k'umwana w'Imana, kuko umwana w'Imana wundi byagombye kuba bitemba muri we, yagombye kuba agira ubwo buzima, kuko yakubita akubise asubiza amaso inyuma, yabona impamvu ibihumbi zamutera gushima Imana, yakwibuka Imana yamukuye, yakwibuka Imana yamurwaniriye, yakwibuka ibyo Imana yakoze, yabona impamvu ibihumbi zo guhimbaza. Umwana w'Imana wese yazibona. Ariko igitambo cyo guhimbaza rero cyo kiratandukanyeho gatoya. Ntago ari guhimbaza bisanzwe bya bindi bizanwa nuko ibintu ari byiza, Imana ya mbere nziza, Imana yantabaye. Ahubwo ni igitambo. Murumviye bavuze ijambo igitambo cyangwa sacrifice, ni ikintu kirimo kwitanga, ni ikintu kimvunye, ni ikintu gisa nk'ikingoye, ntago cyoroshye, kuko cyoroshye nticyakwitwa igitambo. Imana ishimwe cyane. Muri make na amashimwe akomoka mu mutima wanjye, kandi ndi mu bihe, ndi no mu mwanya utari uwo gushima Imana, utari uwo guhimbaza Imana. Haleluya. Niyo mpamvu byitwa igitambo, kuko bivunnye umutima wanjye. Birangoye guhimbaza Imana ndi mu mwanya utari uwo guhimbaza, ndi mu bihe bitari ibyo guhimbaza. Imana ishimwe cyane. Muri make mpagaze mu bihe aho ibintu byose bisa nkaho byicuritse, ubuzima bwacuramye, nta mahoro, ariko umutima wanjye ugahimbaza Imana, utawuhimbarije kubera ibihe ndimo, ahubwo urenze ibihe. Handi tuvuga ngo despite cyangwa se malgré, mbese ndenze ibihe nubwo mpagaze mu bihe bigoye, ariko umutima wanjye uhimbaje Imana kubwo kwizera. Haleluya. Mpimbaje Imana kubwo kwizera Imana yanjye, mpimbaje Imana kubwo kumvira Imana yanjye. Haleluya. Ahangaha harakomeye, kuko iyo uhagaze muri ibyo bihe uba waranibagiwe ibyo Imana yakoze.
iyo umuntu ubona ahagaze mu gihe kiri serious kibishye aba ameze nk'aho ari bagitangirana n'Imana. Mbese ibitaramwigishije, ibitaramwishyura nervari, ibitarigeze mukiza indwara, biba bimeze nk'aho ubwa mbere bahuye, ibindi byose biba byasibamye. Ariko kubwo kwizera agahimbaza Imana, kubwo kumvira, kubwo kuyoborwa no kwizera agahimbaza Imana. Uku guhimbaza Imana rero kurahenze, kuri costly. Niyo mpamvu kwitwa igitambo. Igitambo iteka ni gisaba ikiguzi. Amen, amen. Iki gitambo rero iteka kizana umunezero mu maso ya Data. Haleluya. Kuko ubu byemerewe kutayishima, kuko abandi bantu benshi batambutse aho hantu bahisemo kutayishima. Imana yajya kuboneka abona haje umuntu ufite itandukaniro. Haleluya. Umuntu ufite itandukaniro agahimbaza Imana mu minsi itari yo guhimbaza Imana. Ahangaha ni handi Yobu yavuze, haleluya, kuri Yobu 1:21 agace gahera, ngo Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe ubintwaye, izina ry'Uwiteka rishimwe. Uwiteka yarabimpaye none arabintwaye, izina rye rishimwe. Hari ingero mise ntinya gutanga. Pfushije umwana, hari umugore utuvuga ati aho wihavuga we. Beta settings mu mutima wawe kuzahimbaza Imana mu bihe byose, kuko isi ifite ibintu, isi ifite surprise mbi, ibintu umuntu atigeze arota ko byamubaho, ibintu atigeze arota ko byabakuwe, bikagira gute, bigahinguka. Iki gitambo kinezeza umutima wa Data kuko kiboneka mu mitima mikeya. Haleluya. Nuguhimbaza guhojejeho. Dawidi yaravuze muri Zaburi 34:2 ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Despite situation ndimo, malgré ama situation ndimo, umutima wanjye uzahimbaza Uwiteka ibihe byose, igihe cyose nzaba nkiriho. Izo settings zikaba zigiye mu mutima, zigiye mu mutwe, ukabyemeza hakiri kare. Haleluya. Uko guhimbaza ntago ari uko ku munwa gusa, si ibintu umuntu apfuye kuvuga gusa, ni igitambo gihoraho yashyize mu mutima we no mu bwenge bw'akabyemeza mu bihe byiza no mu bihe bitari byiza. Haleluya. Tugahimbaza Imana yaduhaye, tugahimbaza Imana yishubije. Ni igitambo kiduhenze. Haleluya. Kuko muri iyo minsi bameze nk'aho Imana iri kuri. Iki nicyo Paulo na Sila bakoze, reka ndangirize hano. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 16 23 kugeza kuri 26, ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi. Mana kuntu ngewe ntinye inkoni we. Imana yarabimenye imagurukiza mu Rwanda hatabitotezwa. Wowe nta kibazo. Ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi, inkoni nyinshi. Babaho iki? Ko bakijije umukobwa waraguraga atewe na dayimoni. Nago babafashe biba, nago babafashe, kandi barimo barakora umurimo inde yabasabye gukora. Imana yabasabye kuvuga ubutumwa bwiza. Ndetse igihe kimwe yakomeza kubwira Paulo ngo ntaceceke, navuge ntatinye, kuko Imana ifite abantu muri uwo mudugudu. Haleluya. Arimo arahorwa iki Imana yamusabye gukora. Ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Uzi kuba uziritswe n'ibisebe mu mugongo? Murabizi inkoni z'abari abagabo ko zitari zoroshye. Ibisebe mu mugongo, amaraso aravirirana n'umunyururu hafi mu maboko no mu maguru. Ngo ariko mu gicuku hanga ni saa 6 z'ijoro, Bibiliya z'icyongereza zikoresha midnight. Ngo ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Haleluya. Ngo uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatira z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Haleluya. Haleluya. Uyu mugabo w'Imana Paulo na Sila ntago uyu murimo bawitoje bageze muri hagati muri gereza, ahubwo mu mitima yabo hari harimo settings bari barashyizemo guhimbaza Imana mu bihe byose, ishimwe ry'Imana mu bihe byose. Abajya barwara murabizi ko ninjoro aribwo indwara zose zikubabaza. Saa 6 z'ijoro niba ari ino rirakurya, niba ari urwara, niba ari iryinyo birakurya,
yewe inkoni zirimo zibarya, ibintu bikomeye, amaraso ava mu bikomere yumagaye, saa 6 z'ijoro abagabo baziranye n'Imana yabo bavuza induru bati haleluya, Imana nishimwe, niyo yaduhaye kuyivugira, niyo yemeye ko dufungwa, izina ryayo turihaye icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Nasomye umwanditsi umwe wasobanuye hano hantu, aravuga ngo bo bateye haleluya, ngo Imana iravuga ngo ntibishoboka ko aba bagabo bampimbaza bameze gutya, ngo Imana mu ijuru nayo itera haleluya, ngo haleluya y'Imana niyo yateye igishyitsi, haleluya, gereza irafunguka, Imana iranezerwa. Uyu mutima ufitwe n'abantu bake, ndimo ndawusaba nawe usabe tuwutunge, kuko uyu mutima nizo mbaraga, haleluya. Igihe cyose umwanzi azi ko hari ikintu cyakuzimya ukaba umukorera ushaka gukizwa neza, azakizana. Ariko nakureba agasanga utuye nawe hejuru y'ibihe, uturanye na papa wawe hejuru y'ibihe, haleluya, agasanga ibihe ntibikuzimya, azavuga ati yaraducitse. Iyi ni intwaro, uko usuguhimbaza gusa, ni intwaro itsinda Satani n'ubwami bwe. Iyi ni intwaro Imana yifuza ko abana bayo bagira, haleluya. Uzi ko ibintu bitarangiye, itotezwa riracyabaho. Mu bihugu bitemera ubutumwa bwiza haracyankingiranyemo mu magereza abantu bagiye kuvugayo Yesu, bakomoka mu bihugu bitandukanye. Abantu baracyaramya Imana bari mu magereza, abantu baracyaramya Imana bari mu bibazo. None niba ukorwaho na gatoya indirimbo zikagushiramo, wakorwaho na gatoya amateraniro ukayasiba, wakorwaho na gatoya ukareka gutanga ibya 10 n'amaturo, wakorwaho na gatoya ukanga abantu. Mureke dusabe Imana idutuza aha hantu, haleluya. Imana idutuza aha hantu kuko harahari. Ibi nibyo byabaye kuri Stefano, bamutera amabuye, bamutera irya mbere, bamutera irya kabiri, ngo mu maso ye hamera nk'amarayika. Arakomeza avuga Yesu, avuga Yesu, avuga Yesu. Iri shimwe rinyeganyeza ijuru byanze bikunze. Ngo Stefano ahita areba mu ijuru abona Yesu ahagurutse, haleluya. Reka duhe Imana yacu icyubahiro. Mwuka wera ari kumwe natwe abera, Mwuka wera ari kumwe natwe, ntiyadusize twenyine. Mwuka wera arahari kugira ngo agarure ishimwe mu mutima wawe. Ibihe byarakuzimije, ingorane zageze ku buzima bwawe zikwambura ishimwe, inkota y'Imana iva mu biganza byawe itakara hasi, umuhamagaro urazima, ishyaka ry'Imana riraziga. Umwuka wera arahari kugira ngo yongere yatse, yongere ahembure, maze ugendere Imana, ugendere Yesu, muvuge haleluya, ugaragaza icyubahiro cy'Imana, usenye ubwami bwa Satani. Imana iri kumwe natwe, Mwuka wera ntiyadusize twenyine. Iri shimwe ntirishoboka, umwanya wagiye sisubira muri kwandi ku Baheburayo twasomye, hatubwiye ngo rishoboka gusa muri Yesu Kristo. Iri ntirizanwa n'imodoka nyinshi, iri ntirizanwa no kubyara abana beza, iri ntirizanwa na promotion mu kazi, rishoboka gusa muri Yesu Kristo.